I'm
Komera Imana amashi kubo gusohora kw'amasezerano. Imana ihabwe icyubahiro. Reka duhamagare korali mwihuse muze mutambutse indirimbo hanyuma
bikunde kirasohora. Icyo Imana yavuze cyose kirasohora. Noneho tukongera no kwizera, ugashyira intambwe yo kwizera. Bienvenue. Iyo ataza kugira kwizera hamwe na Ziraje, uyu munsi ntibaba bari hano, ariko barabisengeye bagira kwizera, none kuri iyi tariki birasohoye. Yesu ashimwe. Bose baje kuri uyu munsi kugira ngo dufatanye kwizihiza uyu munsi, ndetse turi kumwe n'amadepartema yacu nayo turi kumwe na hano kugira ngo baze gushikira uyu munsi. Tubaha ikaze rero kugira ngo mudufashe. Turi kumwe na Revera n'abapasiteri bakorana, reka tubasabe bahaguruke basuza amateraniro. Bashumba beza, Imana ibahe umugisha. Iki ni igikorwa cyanyu kugira ngo muze guhesha abana bacu umugisha, niyo mpamvu mwazi. Turi kumwe n'abarevera, turi kumwe n'ababishop, mwese b'Imana yemere kugira ngo mugere hano, muze kudushigikira ku mpande zombi. Reka dusabe bashumba bose bari hano muhaguruke kugira ngo tubakire mu materaniro. Tongera Imana amashi. Bashumba beza, Imana ibahe umugisha kubana natwe. Uyu munsi ni uw'agaciro, mwatuzirikanye. Natwe igihe cyose muzaduhamagara mufite ibirori, natwe tuzabitaba. Imana ibahe umugisha. Gatandatu ntabwo dukunze kuyagira, tuhera kuwa gatanu no mu misozi hagati, ariko kugira ngo tuze guteranira muri iki kibuga nuko hari umuryango wabigizemo uruhare. Reka dusabe umuryango wa Bienvenue watumye duterana uyu munsi uhaguruke nawo tuwakira amateraniro. Imana ibahe umugisha kubwo kudutegura uyu munsi mwike hasi. Hari abantu bakomeye babigizemo uruhare kugira ngo uyu munsi ugere. Twagize amahirwe yo kubana. Tubasabe by'umwihariko papa na mama ba Bienvenue bahaguruke, tubahe amashyi n'impundu kubwo kutugeza kuri uyu munsi. Murakoze cyane, kuko ubukwe ni ubwa babiri. Reka dusabe uyu muryango nabo bahaguruke, nabo tubakire muri aya materaniro. Murakoze muryango mwiza kuba mwaje muduhekeye. Imana ibahe umugisha. Reka amashyi menshi ku Mana. Imana ibahe umugisha. Muraba agaciro imbere yacu n'imbere y'Imana. Je wenyine cyangwa se Ziraje, murabona hari abantu babagaragiye. Reka dusabe aba fille d'honneur. Ndabona baberewe. Imana mu ijuru ibahe umugisha kubwo kwitabira kandi mwahageze ku isaha. Ngo abakwe bacu n'abageni bahageze, tugihaye twitegura. Imana ibahe umugisha. Mwike hasi kugira ngo bategure abageni bacu. Reka nabo bahaguruke tubakire mu materaniro. Barakoze. Protocol, impamvu batakererewe nuko barafite umuntu ahaguruke asoza amateraniro. Yubahirije gahunda. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero dufite abashitsi bakuru, nibo batumye duterana uyu munsi. Twavuze ngo dusabe rero abashitsi bacu bakuru, umukwe n'umugeni, impundu bahagurutse. Umukwe n'umugeni. Amen. Amashi ku Mana. Mwike hasi. Tubone abandi bashumba baje twarangije kwakira. Aha turi muri ibada
mwicare mugubwe neza kuko Imana yaduteguriye ibyicaro. Reka twese turambure ibiganza dukoma mu mashi twakira abantu bose tumaze kuvuga. Murakoze cyane. Musabe abanyamasengesho badufashe mu ndirimbo imwe y'igisirimba. Twababwiye ngo ikibuga impamvu hakodeshejwe hano nukura guzaza ukenera gusirikira azaza agendagere hariya. Mugende iyo tuba mu rusengero bitari kudukundira. Abanyamasengesho mwihute. abantu baba basengeye uzubona ageze kuri kino kintu ntahuye n'imiraba cyangwa se ngahura n'imisozi. Abanyarwanda b'intambara ikomeye cyane kugira ngo bagere hano kandi twarasenze Imana yabyumvise. Semedi amen. Haleluya. Niba Imana yabyumvise tugomba kukurira Imana. Haleluya. Amen. Reka maze ngure mu ipeto je. Semedi amen. Umwete kuko ntangingo ibira dufite.
nako tugeza kubwe bwa bive bana siziwe sa kubera ko twarabisengera reka dutange za haleluya kubera ko satani yatsinzwe kubera ko satani yatsinzwe mbere nagakora ubukwe kandi kuri satani ndaze nishimira ibyiza umwanzi w'ibyiza kubera ko rero yatsinzwe imana yatugiriye neza twatwabwiye reka tange hano byose nimba mara basubira kanisa sana ngoni hano. Sura ngashale si. Aja rugis. Hayo.
Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana kuko twari tubivuze. Igitabo cy'indirimbo za Salomo, dusome ni ku gice c'8. Igice c'8 ndasoma n'umurongo waho 8 n'uw'9 niyo mirongo yombi dusoma. Bibiliya yaravuze ngo dufite murumuna wacu utarapfundura amabere, tuzamugira dute igihe azasabirwa? Niba ameze nk'inkike z'amabuye, tuzamwubakaho umunara w'ifeza. Niba ameze nk'umuryango, tuzamukingiraho n'imbaho z'imyerezi. Amen. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko bwanditswe na Matayo, ibice 7. Ndasoma umurongo waho wa 24 cyangwa se isura 7 ivensi ya 24, ururimi rwacu tugomba kumva neza. Sura ya 7 ivensi ya 24, ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo. Bibiliya yavuze ngo nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yarishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, babantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga ko ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Amen. Duhimbaje Mana y'umwami wacu Yesu Kristo kuko iduhaye umwanya mwiza, kaduheza n'uburyo bwiza kugira ngo tubashe guterana muri aya materaniro. Turashimira Imana rero nk'umukozi w'umuhanga yabanye natwe tukiri gutegura bino birori. Imana yaradufashije. Uyu munsi rero twageze ku munsi mukuru wazo, niyo mpamvu dufite ibyishimo n'umunezero mwinshi wo kubasha kuhagera. Gusa nuko ijambo ry'Imana tubwira ngo turacamenye hagace tukavuga hagace kugeza igihe ngo igishitse kizashika, biriya byose bidashitse ngo bigakurwaho. Turacari mu mwanya wo kuvuga buke n'abariya bahaba celebra. Ni umwanya muto, ni akanya gato, ntibo bishobora, ntibo bivuga uko bikwiriye. Gusa hari umuririmbyi waririmbye mu ndirimbo zo gushimisha aravuga ngo nyuma nibwo ngo uzampa urundi rurimi ngo mbashe kugushima kuko bikwiriye. Bwana Yesu asifiwe. Tubahaye ikaze mwebwe mwese muri ijambo ry'Imana tugiye kuja kuganira. Buri muntu wese wakandagije ikirenge hano aje muri ibi birori kugira ngo bibashe kugenda neza. Bavandimwe mwebwe mwese tubahaye ikaze muri uyu mwanya kuko bavuye kubakira. Twongeye kuvuga natwe ngo mwegere kandi dusange ijambo ry'Imana, twumve icyo ijambo ry'Imana rishaka kuduhuguraho muri uyu mwanya. Ubundi kandi turakira abashumba bose bateranye natwe. Bavandimwe mwagize neza kuza kugira ngo tuze gufatanya. Tumaze kugira ibirori twarabamenyesheje, turabatumira abari hafi ndetse n'abari kure. Imana yarabafashije, Imana irabayobora muri uyu mwanya kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Kandi uyu ni umwanya wanyu w'abashumba kugira ngo tuze gufata umwanya wo guheza abana bacu kubahesha umugisha. Turashimira ababyeyi babyaye abana bakabarera. Urugendo rurerure rutarwa rworoshe, ariko Imana yabanye nabo babasha kubyara bano bana, barabarera, babigisha indangagaciro kugeza ubwo babashe nabo kuzikurikiza, bakaba batugejeje kuri uyu munsi. Babyeyi namwe turabashimira cyane kuko mwagize neza. Imana ibaheza umugisha kubana natwe.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngaho ibyuma bidutengushe ariko ndagaragaza gukoresha ijwi kugira ngo twese tubashe kumvikana. Bwana asifiwe. Amen. Muri uyu mwanya tugiye kuja kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya muto cyangwa se umwanya utari muremure kugira ngo tuze gukora n'ibindi bikorwa nabyo by'ingenzi by'uyu munsi. Uyu munsi uzuhuriranamo n'ibintu byinshi bigatuma ibintu byose tubikora nk'abawushagura, ariko kandi byari byiza kuko dutinda tukavuga ijambo ry'Imana tugahugura, ariko ntekereza kuko twafashe umwanya wo kuganira n'abana bacu kugira ngo tubashe kubabwira uko ingo zubakwa. Amen. Amen. Hano dusomye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'indirimbo za Salomo. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza. Iyo dusoma kino gitabo ntabwo ndi muje mu mateka yacyo cyane, gusa ndagira ngo nkurangire icyo tugendereye kuvuga. Iki gitabo tugisangamwo amateka ya Kristo n'umugeni wiwe ari torero. Iyo tuvuga ibi tuvuga buno bukwe bwa Bienvenue na Nicole, ntitukomeze kureba ubu gusa, kuko hariho ubundi bukwe kandi nibo bwo buduteranyije. Ibi ngibi Bibiliya zitubwira gusa ngo nibigereranyo n'ibishushanyo by'ibindi bizaza hanyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ibi ngibi ni bitwereka uburyo dutegereje ubundi bukwe. Iki gitabo narimvuze kuko kitubwira amakuru ya Kristo n'itorero rye cyangwa amakuru y'umukwe n'umugeni. Bibiliya itubwira neza kuri iri jambo dusomye, ugiye kuja kwitegereza neza ico uyu mwanditsi yaragendereye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndagira ngo mube hano mu ndebe hano kugira ngo dusange ijambo ry'Imana tubane kandi twikirize kugira ngo dukoreshe umwanya utari munini cyane. Toboka aba bacicaye hano, Kristo akaza akagaruka, tukaja kwima mu bundi bukwe kandi bagahinduka abageni, n'uyu agahinduka umugeni, n'uriya nawe agahinduka umugeni, nanjye agahinduka umugeni, nawe ugahinduka umugeni, Kristo akaza ari umukwe wacu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hariho umuririmbyi wavuze neza, aravuga ngo buzaba ari ubukwe buruta ubwo mu isi, kuko ngo buzatahwa n'abamarayika kandi ngo bazaba bafite amasiko yo kureba uwo mugeni wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nibuse umugabo w'umunyabwenge waririmbye neza, yaravuze ngo hari indirimbo ngo 6 zari zarateganyizwe kuririmbwa, ariko aza kuvuga indirimbo 3 zimaze kuririmbwa, asiga izindi 3, ariko ndagira ngo mvuge bukeya hejuru y'ubu bukwe. Bwana Yesu asifiwe. Kandi twese tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Mfite umunezero mwinshi cyane ukureke tubane. Narimvuze kuko aya mateka ari amakuru ya Kristo n'itorero ryiwe, amakuru y'itorero rya Kristo n'umugeni waryo, cyangwa se umukwe n'umugeni bagenda bavuga bahaye basingiza. Kristo akavuga ubwiza bw'umugeni, umugeni akavuga ubwiza bw'umukwe wiwe. Bagenda bahaye bavuga, aravuga ngo nkakurya kwa karungu mu mahwa, aravuga ngo niko umugeni waje ameze mu bakobwa, aravuga ngo nkakurya kw'igiti cyo mu ijamba, niko n'umugeni wa nuko umukwe wanje ameze mu bahungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hanyuma aza kuvuga ijambo rikomeye twasomye hariya, aravuga ngo dufite murumuna wacu turafundura amabere, aravuga ngo se tuzamugira dute igihe ngo azaba agiye kuza gusabwa. Aravuga ngo niba ameze kakurya kw'inkike z'amabuye ngo tuzamwubakaho umunara muremure, kandi ngo niba ameze kakurya kw'imiryango ngo tuzamukingashaho imbaho. Bwana Yesu asifiwe. Yaragiye kuja kuvuga iki? Yaragiye kuja kuvuga itorero rya Kristo ryari ritaragaragara, ryari ritaraza, ryari rigisha mu bihe. Sulemani arabishurirwa, ariko ayishurirwa iryo torero ritari ryagaragara, ritari ryaseruka, ritari ryaza. Bwana Yesu asifiwe. Avuga uburyo rizaba rimeze, avuga ubwiza bwaryo, avuga uko rizaba rimeze. Bavandimwe ba Kristo, iyo dukora amakwe buri wa gatandatu ndagira ngo dukora amakwe 2, 3, 5 arenzayo. Ibi bigomba kugira ikindi kintu kitwigisha, bigomba kugira ijambo rikomeye bitwigisha, bigomba kutwigisha kuko muri kino gihe n'uburyo urugendo ruhari udutegura uburyo tuzaje kubana na Kristo umwana w'Imana. N'urugendo rurerure rudutegura uburyo tuzaza kwimana na Kristo umwana w'Imana. Ari umukwe natwe turi abageni.
Bwana Yesu asifiwe. Narivuze kuko ubwo bukwe ni ubukwe butewe ubwoba, ni ubukwe abantu bazitegereza ngo bagahinda imishitsi abandi bagatinya. Umunsi ngo buzaba busohoye, bamwe ngo bazatinya guhinguka mu maso ye, ngo bazahinduka ubwoba gusa, ariko abandi ngo azaba ari umunsi w'ibyishimo bitavugwa. Nari mbabwiye ko uwo mwanditsi wanditse neza avuga ngo hamaze kurimbwa indirimbo zitatu hasigaye izindi zitatu. Yaravuze ngo izindi ndirimbo zose muzamubona turimba zo mushimisha, n'iza okovu, n'izindi z'amakorari, n'izindi nyinshi barimba z'ibisirimba n'ibindi. Ibi byose byitwa ibihimbano by'umwuka, ntabwo ari indirimbo. Ariko indirimbo zivugwa bivugwa kuko zimwe zimaze kurimbwa, izindi zigisigaye. Ndaza kuvuga kuri iyo ndirimbo hanyuma nze kuvuga mukeya kurushinga no kuzigereza. Tuvuge ngo haleluya. Uwo mwanditsi araririmba aravuga ngo indirimbo ya mbere tuyisanga mu gitabo cya Yobu ibice 38 n'umanuka kuri izo bice urahasanga ngo umunsi imfatiro z'isi ngo zishingwa, ijuru ngo rikadendekwa munsi y'inkingi. Uwo munsi ni umunsi harimo indirimbo ya mbere, ijuru ngo riraturagara, inyenyeri ngo ziraturagara, ngo ziririmba ishimwe ry'Imana, ziririmba gukomera kw'Imana, ziririmba icubahiro c'Imana, ziririmba imbaraga z'Imana. Avuga ngo indirimbo ya kabiri ivuga kuko yaririmbwe n'umutwe wa marayika ngo ukomeye. Abamarayika ku gice cy'ubutumwa bwiza bwose ko ari bune bugenda buvuga ayo makuru n'izo ndirimbo. Uravuga ngo mu ijuru baba mutwe wa marayika ngo uraza urinda icubahiro c'Imana, urinda imbaraga z'Imana. Uravuga ngo mu ijuru habe icubahiro c'Imana, ngo no mu isi amahoro abe mu isi mubo yishimira. Bararirimba ngo bari bategereje ikintu gikomeye, batekereze ngo ese mu isi birashoboka kuko mu isi ngo bakiriye umwami Yesu gute? Mu isi abantu bakiriye umwami Yesu gute? Baravuga ngo aba bashobora kuba batamenye icyabaye mu isi. Bwana atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndirimbo yo mugushimisha ivuga ngo uwo mwanya haza umutwe w'ingabo zo mu ijuru, zigoswe n'umuco mwinshi zirasingiza ziti, uwo mwanya haza umutwe w'ingabo zo mu ijuru, zigoswe n'umuco mwinshi zirasingiza ziti. Bwana asifiwe. Kandi twese tuvuge ngo haleluya. Oh, twese twongere tuvuge cyane ngo haleluya. Kavuga ngo reka tuje kureba uburyo isi y'ubukwe bundi dutegereje atari ubu turiho tureba none. Ubu buhabu tugaragariza cyangwa buhabu sura ubundi bukwe tugiye kuza kwinjiramo. Aravuga ngo dufite murumuna wacu utarapfundura amabere, tuzamugenza dute igihe azaba amaze gusaba? Niba ngo ameze nka kujya kw'inkike z'amabuye, tuzamwubakaho umunara muremure. Niba ameze nka kurya kw'imbaho k'umuryango, ngo tuzamukingishaho imbaho. Yarashatse kuvuga iki bene data? Uyu mwanditsi niki yashakaga kutwigisha? Niki yaragiye kuvuga muri iki gice? Yaragiye kuvuga itorero, umugeni wa Kristo. Yaragiye kuvuga uburyo ryari rikiri mu bihe, ryari ritaragaragara, ryari ritaraza, ariko ubwiza bwaryo ubwo bwamaze kugaragara. Twubakwa ngo ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi ngo twubaka ku rufatiro rukomeye, kandi ngo rufatiro ngo ni Kristo umwana w'Imana. Bwa Yesu Kristo dusanzeho abayinjeneri babiri, abo basi babiri bubase. Ndashaka kuja gusoza abo basi babiri bubase, ngo umwe aragenda ngo agiye kuja kubaka, aragenda ngo aracukura, ngo amaze gucukura ngo arazana amabuye yubaka umusingi ukomeye. Amaze kubaka ngo imvura iraza, imivu iratemba, umuyaga urahuha, zose ngo zikubita kuri yose. Yanzu ngo ikomeza guhagarara ngo kuko yari yubaswe ku rutare. Undi nawe ngo agiye kuja kubaka ngo ahitagira vuba vuba, arabanguka cyane, ngo ahita avugira vuba vuba, ngo yubaka ku musenyi, nawe ararambikaho amabuye, nawe arubaka kuri wa musingi w'umusenyi, ngo arubaka, inzara yizamura, imvura iragwa, umuvura atemba, imiyaga irahuha, ngo zikubita kuri iyo nzu. Ya nzu ngo iragwa kuko ngo itari ishinzwe ku rutare. Pawulo yandikira Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 10, aravuga ngo umve bene data mbabwire ngo kuko ubuntu bw'Imana yacu ngo buri, aravuga ngo nahawe nashizeho urufatiro ngo kumwubakisha mukuru, ngo kandi w'ubwenge umuntu wese ngo muri mwebwe agomba gutekereza uko yubaka kuri urwo rufatiro. Ngo niba yubaka ifeza ngo cyangwa amabuye y'igiciro cyangwa izahabu
ubundi nawe ngo akaza akubakaho ibiti n'ibikenyeri n'ibyatsi, ngo ariko umurimo w'umuntu wese ukaba ugiye kuzaza kugerageshwa umuriro. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nashizeho urufatiro kumwubakisha mukuru w'ubwenge umuntu wese agomba kubakaho. Hariho ifatiro zizazubaka imiryango, hariho inkingi zizazubaka imiryango yacu, zizazubaka ingo zacu, zikubaka ntizinyeganyege, zizigiyaganyege cyangwa ngo umuyaga nuze kubitaho, imivu ikazikubitaho, izuba rikava. Izo zose ngo iyo zikubise kuri izo nzu, za nzu zidashinzwe neza, zitabashe kubakwa neza ku musingi mwiza, bitubwira kuko zizasenyuka zikagwa. Umurimo w'umuntu wese yubatse ukazagaragirishwa iki? Umuriro. Tuza kwegera ku mwanya wo kuza gusezeranya abana, ndagira ngo mbabwire ngo nongeye kandi kubivuga nabisubiyemo, shaka kubwira Nicole na Bienvenue n'abandi bose bateraniye hano kugira ngo bashe kumva. Imiryango izakomera, imiryango izakomera, imiryango yubakiye ku rufatiro. Kandi urwo rufatiro twaravuze ngo urwo rufatiro ntarundi ni Kristo, nirwo rufatiro rwonyine rwashizweho. Naho urugo rwanyu, imiryango yanyu muyubake ku rufatiro rugomba kubakirwaho. Ntimuyubakire ku butunzi, ntimuyubakire kuri spote. Barabibasobanuriye. Imiryango kuko twaravuze ngo ibihe ni ibintu bikomeye cyane. Ibihe biza bidukura ku bushobozi, ibihe biza bitwaka amafaranga, ibihe biza bitwaka ubwiza. Ugashaka umugeni ari mwiza, ariko kubera ibihe bikaza ugasanga yacuye, ugasanga atangiye gusaza. Iyo wubakiye kuri ibyo utangira kugenda udohoka muri rwa rukundo. Ariko biriya tubwira ngo tugomba kubakwa ku rutare, ariho umusingi nyakuri imiryango yacu igomba kubakwaho, ingo zacu zigomba kubakwaho. Kandi urwo rufatiro nta rundi ni Kristo, umwana w'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Kongere tuvuge ngo haleluya. Nta wundi, nta handi twokubaka. Ahandi hose iyo mwubatse ku mafaranga azashira, iyo mwubatse ku mazu azashira, iyo mwubatse ku mitungo izishira ikarangira. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimwubaka kuri Kristo umwana w'Imana, urugo rwanyu mukagubaka kuri Kristo, ruzakomera, azaba rufite imizi ifashe. Hanyuma nanone iyo nzu mwubatsaho igomba kuba ifite piliye, igomba kuba ifite inkingi zishigikira. Inkingi ya mbere narababwiye nongeye kubisubiramo, inkingi yitwa urukundo. Urukundo navuze ngo urukundo ruba mu bice bine, abazabiga imvugo ruba mu bice bine, ariko cyane cyane dukunze kuvuga zitatu. Hariho agape, hakabaho filosi, hakabaho eroso, hakabaho na ikimiya bw'inyamaswa. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo urukundo rwanyu ntiruzabe urukundo rwa rundi rw'inyungu cyangwa rw'amaraso cyangwa urukundo rw'indi rwanjye n'ibindi. Ndagira ngo mbabwire kandi nihaniza ngo urukundo rwanyu ruzaba urukundo rwa agape. Bwana atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Urukundo rutagira ikintu na kimwe rushingiyeho. Bose aje kubaka ubuturo bwera cyangwa se ubuturo bw'ibihamya cyangwa se ihema ry'ibonaniro, ngo yari yarubwubatse ashinga imiganda ko yari kose, ariko ngo aza kugira rwuza kubakwa na mataroma zitanu cyangwa se imbariro zitanu. Ariko ngo hari urubariro rwo hagati rwitwa ngo ni urubariro rw'umwishikire, urukundo rukomeye rutazarushongerwa, rudashongerwaho amafaranga, rudashongerwaho ubwiza, rudashongerwaho inyungu. Urukundo rw'umwishikire rudashongerwa. Urukundo rwawe Bienvenue ntabwo ari urukundo rushongerwa ubwiza bwa ziraje, si urukundo rushongerwa imitungo yazanye, si urukundo rushongerwa ibindi bintu bigeretsaho ABCD. Ni urukundo rw'umwishikire rudafite ikindi kintu uzarushongeraho, uzamukunde udafite ikindi kintu wishingikirijeho. Nicole, ntabwo waje mu rukundo rwawe ruzaje kugabanuka wenda ngo imitungo ya Bienvenue yapungutse. Birashoboka izipunguka cyangwa ikiyongera. Iyo yiyongereye nabyo ni ikindi kibazo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo urugo rwanyu, urukundo rwanyu ruzabe rwa urukundo rw'umwishikire. Bwana asifiwe. Urukundo rw'umwishikire. Ikintu cya kabiri nababwiye kizacubaka urugo, nongere kugisubiramo duteranye n'iterano ryose. Nababwiye ngo inkingi ya kabiri, piliye ya kabiri n'ibanga. Nababwiye ngo urugo rwose rwubakwa n'ibanga. Abantu bazamena amabanga y'ingo bagasohoka. Basanze n'abakuru bagaza baca umugani bakavuga ngo narababwiye Bienvenue na Nicole, narababwiye ngo ntabwo ry'umuryango wanyu rigomba gusohoka ngo rije mu miryango.
nta banga rigomba gusohoka ngo mutangire kuribwira ababurazazi banyu cyangwa se inshuti n'abavandimwe. No, ibanga mugende mukomeze ibanga ry'umuryango, urugo rw'ibanga, kuko mu rugo nababwiye ngo hariho changamoto zirahaba, umuyaga ususa, imvura isigwa, ibintu byose biza kandi bikikubita hehe muri rwa rugo. Ariko iyo mufite ibanga muza mukomera mukaguma mukama ngo reka dushingirize cya gihe Imana yacu ni Imana yo mu bihe. Sifa kwa Yesu. Ni Imana yo mu bihe byiza, ni Imana yo mu bihe bigoye, ni Imana umuvu watenze, ni Imana umuyaga wahuje, ni Imana imvura yaguye, ni Imana izuba ryiza ryarashe, Imana mu bihe byose. Bwana Yesu asifiwe. Yavuga gusa yaravuze ngo ntabwo yavuze ngo tuvuge mu muriro cyangwa mu bigeragezo, yaravuze gusa ngo nuca mu muriro zabandi kumwe nawe, nuca mu mvura nyinshi mu migezi nyinshi zabandi kumwe nawe. Ibyo niyo sezerano tugirana n'Imana. Haleluya. Kandi twese tuvuge ngo haleluya. Ingiye gatatu nababwiye ko bagomba kuba ikintu yitwa imbabazi. Urugo ruza rwubakwa imbabazi, kubabarira, pardon, please. Iyo hatabaye icyo kintu ni ukuvuga ngo umwe akaba hariya uwundi ari hariya, ariko ndababwiye ngo ntabwo muri abamarayika ejo bundi muzaba mwatangiye kuganira, mwatangiye kubishyira no kuzukuruza, ibintu bikagenda bigahinduka uko mutari mubisanzwe. Ni ukuvuga ngo cya gihe mutangira kubaka nabwiye Nicole, navuze ngo iyo mbuto n'iyo nkingi niwe ugomba kuyibagarira cyane. Ikintu cyose kigira uzutibagarira, niwe ugomba kubagarira iyo nkingi, akayibagarira iyo mbuto y'umwuka wera w'Imana, ukayibagarira ikabagarwa ikera mu muryango, abana bakavuka bayisangaho, ababyeyi bakayisangaho. Ikindi kintu cya kane, inkingi ya kane nababwiye ngo ni inkingi yitwa kwihangana, kwihanganirana, kwihangana. Muri urugendo nta kindi gikomeye. Ingo murabizi muri kino gihe dufite ibibazo, mwokagira Imana mwe, si hano gusa n'ahandi henshi imiryango kirasenyuka buri munsi. Kandi kibabaje n'igitangaje n'igiteye agahinda nuko uyu mu gusenyuka ikongera kandi igasezerana. Uyu urebera Imana nahaguruke mwese murebe, haguruka wacu. Uyu si umugabo w'umuhamya muri Israel, bagazabaga umugabo wuje imyaka 30 agomba kuba umuhamya y'ubutumwa ngo bakabona kumwambika sentire. Umugabo utaragaza 30 ntibagaza bamwambika umukaba 30 kuri umugabo wo kuri ubutumwa. Yarambwiye ngo haherutse ko umuntu aramutelefona ngo uzoze gakumbera mu bukwe. Ese we urinde? Aramwibwira umugabo yabereye pare mu bukwe bwiwe ngo azaze kumufita mu tubere mu bukwe. Ese ni bwa bundi cyangwa n'umwana wawe n'ubundi batoye ni jewe zagenze gute? Bati wa wundi twarananiranye none waje kwa kubere pare. Kandi basengera ngo hano muri kano ko ibintu bimeze kirasezeranye na pastor mwokagira Imana, kwihanganirana. Isongo ko murabona ko tugana he? Iyo twaye tujani he? Ariko tugomba kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ababikunda bakabikunda, abo biriye mu matwi bikabarya, ariko tuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana muri kino gihe. Bwana Yesu asifiwe. Kwihangana ni imbuto nziza izayubaka umuryango. Kwihangana, mukihanganirana muri byose. Reka ngaruke kugira ngo tuze gusezeranya, taza kuvuga byinshi muri uyu mwanya. Bavandimwe bene data, utubere akabarore, utubere urugero rwiza rwo gutekereza ubundi bukwe dutegereje buzaza. Tiduhekere hano gusa kuri ibingibi, ntabwo tuzohekere Nairobi, tuzohekere no mu mahanga iyo twatugana, ahubwo iyo tugana ni mu ijuru. Aho ngaho niho tugana, niho twaye tuja. Nari mbabwiye ngo birashoboka ntibi twicaye hano Kristo akagaruka tutarabasezeranya, akaza umwana w'Imana. Haleluya! Yogaruka akaza, birashoboka. Aravuga amazi menshi y'uruzimya, inzuzi zuzuye ngo zizogira urukundo, kuko ni urukundo rukomeye. Mukomere bene data kandi muhagarare mushikamye mudatsinzwe. Pawulo yandikira Abefeso soza ibice 5:20 aravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu kuko Kristo yakuze itonde. Yatangira ku bagabo n'abagore nabo yabwiye, bavuze ngo bagabo mugandukire abagabo banyu, bagore mwebwe mugandukire iki abagabo banyu
kuko itorero rya Kristo rigandukira umwami waryo ngo ndetse waryitangiye akanaripfira baba ariko namwe abagore mubashe kugandukira abagabo banyu. Nanone yerekeye aho aravuga ngo namwe bagabo mukunda abagore banyu ngo kuko Kristo yakunze itorero akaripfira bikagera hatanga ubugingo bwaryo ku bwanyu. Ukuvuga ngo namwe uzo uri protection, ururugi ruzakingira uriya mwana, ururugi zamuproteja, zamurinda kandi uzamukunda nawe azaca bugufi akubaha. Ukuvuga ngo ni vice versa, uko uzarushaho niko uko uzarushaho kubaha bienvenue umucira bugufi niko azarushaho kuguhundagazaho urukundo. Nawe uko uzarushaho gukunda umugore wawe niko nawe azarushaho kugucira bugufi, kuko zose niko ijambo ry'Imana ritubwira. Reka dukubite ijambo ry'Imana amashimwe cyane dusoza umwanya wanjye. Reka twongere kandi twakire ababyeyi b'abana babyaye bakarera. Musore mu mbere babasaza umwanya hano batambuka hano imbere, n'abana basaza bandi na mukecuru muze hano dufata akanya tubashimire mube nk'abasuhuzanya kugira ngo tuze gufatikanya namwe gusezeranya abantu bana kubahesha umugisha, kuko nimwe ba mbere mugomba gutanga umugisha hamwe n'abandi. Mu mbere babasaza akanya batambuke hano. Muraho neza mukecuru, mukomere cyane. Muraho neza muzehe, muraho neza. Muri uyu mwanya dufashe uyu mwanya kugira ngo tubashe kubashimira kuko mwagize neza. Imana ikabaheza uburyo bwiza mukaza, nubwo mwari muturutse ahatari hafi, ariko Imana yabayoboye kandi Imana yabagiriye neza kandi Imana yakoze. Abantu bose nabaje gutahira ubukwe, nabaje kugaragaza ibyishimo, abantu bose bayibona n'abana bose kandi reka tubashimiye. Mwagize neza kubyara no kurera, bako winduka urebe kwa rugoro ukuntu baje bakwitabiriye. Imana imuheze umugisha kandi mwakoze. Ndabashimiye mu izina ry'itorero. Reka mbasabe mube kabahoberana, mube kababwirana amakuru. Muraho neza. Komeza. Barakoze cyane ababyeyi bacu, barakoze cyane. Reka tubasabe mwisubirire mu byicaro byanyu. Imana ibaheze umugisha. Mwarakoze kurera, Imana ibagiriye neza kandi Imana ibaheze umugisha. Reka tubasabe musubire mu byicaro mu mwanya wundi mwiza. Reka dusabe abagarso d'honneur n'abafiye d'honneur batambuke nawe imbere. Mwakoze umurimo mwiza, mutambuke namwe tubashimire. Tambuke. Kandi namwe mukomeze mwitegereze, ejo bundi tuzaba turi hano ku bwanyu. Mwagize neza. Uyu ni umurimo mwiza mwakoze wo gufasha kugira ngo ubukwe buse neza buse gutya. Reka tubasabe namwe mubaramukanye, hanyuma musubire mu byicaro zanyu. Mube kabasuhuzanya. Twari twabwiye bienvenue nabo batambuke, n'ababyeyi nabo bagize neza, nabo batambuke hano imbere baze basuhuzanye. Buriya hari ibyo twavuganye nabo, iyo abantu ari ababyeyi ntabwo murekera kubyara, ntabwo byoshe. Ni ukuvuga ngo haba hariho kurera. Aba mubyaye mugiye kubarira muri urugendo rukomeye, ntabwo ari uguhekeraho, muzagenda mubana nabo bagitangira batangiye kubyara n'abana banyu. Reka tubasabe musoberane namwe mube kabasuhuzanya. Imana ibaheze umugisha, mwarakoze. Imana ibagire neza kandi ibaheze umugisha mwinshi. Murakoze cyane, barikiwe sana. Sabe nawe haguruke tumushimire. Uyu muntu w'umugabo amasaha twavuganye bayubahirije, nuko umugabo umuryango wishimira kandi utuma ugatumika neza. Wakoze cyane umuntu w'umugabo kandi wabikoze neza. Abantu benshi batarashaka murebe uyu mugabo aza babera mu protokolo mwiza, yabikoze neza. Imana imuheze umugisha. Hanyuma rero reka dusabe rero ababyeyi bari butuzanire bienvenue ndetse n'abazana Nicole babanguke hano. Umunsi wabo mubazane gahoro. Attention, bienvenue afite amendene umusore wakoze gahoro.
gende gahoro bige hafi musubira hano ruhande bige hano hafi kuko ino meza iraza kudufasha gukora ibindi bikorwa. Murakoze cyane babyeyi namwe murakoze, turashimiye kuba mwarabashije kurera abana neza no kubatoza umuco mwiza. Reka namwe tubasabe musuhuzanye mumara mubadusigire hano. Ndabizi kuko mwakiranutse sinimba mbabaza, mwarakiranutse, mwarakoshejwe, mwaragorongoranyije. Imana ibafashe kandi baheze umugisha, mushobora gusubira mu byicaro byanyu. Musigaye muri abajyanama gusa, ariko ubundi bagiye kubaka urugo rw'ubundi. Twese tuvuge ngo amen. Tuzamura Imana ibiganza tuvuge ngo amen. Umunsi mwiza rero bienvenue na Nicole, umunsi mwiza mwasengeye, umunsi mwiza mwatekereje, mwari mukiba ureba. Reka tubasabe ko turi intambwe era namwe nawe uri hafi ngera nawe rurerure. Bibiliya irwa ngo yaravuze ngo uyu we nije n'urubavu rwo mu mbavu zanjye, n'igufa ryo mu magufwa ryanjye, n'ubura bwanjye, uyu nije yewe. Uyu niwe rero wa mwanya wawe. Nimba ugisinziriye, nimba ukangutse, reka tukubwire ngo ukanguke. Urawe iyi ngiyi. Urabikora witonze kuko ni umunsi wanyu mwiza. Reka niba ari batumusuhuze. Arakoze cyane, arakoze cyane. Mana ibaheze umugisha. Ibintu byinshi bijanye n'umuryango, rongera kandi gusubiramo ngo nirirwe mbabaza ya makuru yose nababajije, ntabwo ari umwanya wabyo. Reka mu ncamake baheze bienvenue y'indahiro, agire icyo avugira imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro n'imbere y'umukunzi we. Gushimirwa mu ruhuri ubushake bwanje jenyine nagutoranije mu bakobwa bose, wowe Ziraje Nicole, kuba umugore wanje isezerano. Nagukunda, nagukundwakaza, nakuba hafi nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Rwandiko Pawulo yandikiye ab'Efeso bice 5 n'umurongo wa 25. Akizantandukanya nawe usibye urupfu. Birahiriye imbere y'Imana, imbere y'itorero, imbere y'abahamya bangana gutya, imbere yawe. Reka twongere Imana yacu amashi menshi cyane. Arakoze cyane. Dusabe Yewe Ziraje Nicole, ku bushake bwanjye njyenyine nagutoranyije mu bahungu bose, wowe bienvenue. Ushimirwa kuba umugabo wanjye w'isezerano. Nzakubaha, nzagucira bugufi, nzagukunda, ntakibazo soma. nzakugandukira nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Efeso 5:22. Ntakizantandukanya nawe usibye urupfu. Birahiriye imbere y'Imana, imbere y'itorero ryayo, n'imbere y'abahamya bangana batya. Mana uzadufasha. Reka twongere Imana yacu amashi tubasha kuwushimiramo. Uyu ni umunsi mukuru abana bacu n'imiryango n'itorero, hibarizwe amagambo meza y'impuguro n'inyigisho tubashe kugira ahantu, ndetse n'amasezerano yabo bonyine. Izi mpeta ni ikimenyetso gito cy'urukundo kibigaragaza, kandi Mwami Imana yacu ni ukuri urabizi ko ari igikoresho gisanzwe kigaragara cyakozwe n'abana b'abantu, ariko ndagira ngo ngwinginge Mwami Imana yacu ngo kibe ikimenyetso koko, kandi cyane cyane kibe ku mitima kurusha kugaragara ku ntoki. Iteka ryose ubwo bazashitegereza bazibuke, kandi Imana yacu ngo urukundo rubashe gusiga imitima kurusha amaboko agaragarira hasi. Urakoze rero gukomeza kubana natwe Amen. Jewe bienvenue rushimirwa mu ruhuri. Nicole, twambitse iyi mpeta ikimenyetso cy'urukundo nagukunze. Ijambo ry'Imana ribivuga, avuga ngo sinziriza uwo mugabo ruwavurwe irukuramo
Eva urubavu rwanjye rero mwitiro byinshi cyane zagukunda zagukundwa kaza ijambo ry'Imana ribidusaba ibibazo byinshi imvura nyinshi imihengeri myinshi zabana nawe barikiwe sana uri mana isoza masezerano iyo uvuze birasohora utabesha sana fata mukiganza n'uko yabaye wawe munsi bigira hano inyuma gatoya bigira inyuma munsi wisezerano umunsi reka nsabe abashumba bari hano bose baze kugira ngo tubashe gusabira abana bacu umugisha niwo mwanya tugezemo mupfukame bashumba mwese mubanguke muze uko wateranyije Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni mu izina rya Yesu Kristo umwami turabasabira umugisha wo kuzuka no kuryama umugisha wo kwahuka no gutahuka umugisha w'iburyo n'uw'ibumoso mu izina rya Yesu Kristo umwami umugisha wo kukumenya no kukwizera data turagushimiye kuko uzawumva data turagushimiye ko wagize neza uteranyije Adamu na Eva niko wavuze mu ijambo ryawe abana bo niko bateranyije mana turasaba urukundo rwabo ko ruzakomeza kugwira uko iminsi izagenda yicuma ariko ruzakomeza kwaguka uko iminsi izakomeza kugenda mana uzabagwize nanone mwami wacu mwiza masezerano aba bana bamaze gukorera imbere yawe nyuma yo kumva ijambo ryawe ryiza ritubwira ko ari we mwubatsi kandi abubatse ku rutare ari we ntacashobora kubasenyera imiraba imiyaga imivu n'imiyaga bidashobora kugira icyo bitubatwara nibyo abashumba bamaze kubasabira babasabiye umugisha n'umwubatsi w'umuhanga mu gihe abandi bubakisha ibikomeye abandi bakubakisha ibigezweho uzabubakisha urukundo n'amasezerano ibyo ngibyo nibyo dukeneye ko aribyo wubakisha uyu muryango kandi ureke bagira umugisha mu majana maza bagira umugisha binjira bagira umugisha basohoka bagira umugisha mu mboneko z'ukwezi no mu mpera zako bagira umugisha ku bigega byabo bagira umugisha ku marembo yabo ahora yuguruye turasaba umugisha uva mu ijuru ry'Imana ariko umugisha uruta byose tubasabira umugisha wo kugukunda umugisha wo kukumenya umugisha wo kukubaha umugisha wo kukubakiraho kuko ari wowe rufatiro rukomeye ndagushimye ko ibingibi dusabye bikomereshwa isezerano ryawe reka tubasabe bigire hafi
kigaragaza uburyo bitwaye neza mbere y'itorero bikabona ko ari ngombwa ko bagomba kubahiriza iyo umuntu arangije icyiciro iyo ari cy'amashuri primaire bazamuza certifica yarangiza segonderi bakomeza diplome. uyu munsi tubahaye iyi certificate k'ikimenyetso cyangwa se k'icyete kigaragaza kuko ari icyiciro kindi mugezemo. Imana ikomeze kubagirira neza kandi ikomeze kubaha umugisha. Murakoze cyane. Hanyuma rero tugira ngo dusoze kuko twabivuze nari biganza cyane. Murakoze cyane kuko ijambo ry'Imana ryakomeje ritubwira. Turagira ngo muri uyu mwanya tuze kugira icyo tuvuga ku bw'abana mu izina y'itorero ryahoreye mu Pentecoste cyace tubereye abayobozi, mu izina ryanje bwite, mu izina rya data, mu izina ry'umwana, mu izina ry'umwuka wera. Uyu munsi itariki 6 kwezi kwa 11 amasaha 6 duhamije kuko Bienveni Rushimirwa atakira umuhungu, Nicole Ziraje atakira umukobwa, ahubwo babaye umugore n'umugabo. Icyo Imana yateranyije kiyakagire uzagisenya. Tubivuze mu izina rya data, mu izina ry'umwana, mu izina ry'umwuka wera. Wote wakasema amen. Amen. Na tuweze kunyamaza milele. Arakoze umushumba bagihagaze hano, reka dusabe abadiakoni bazane igiseke kora mu gutange ituro. Siwezi kueleza ametenda maajabu.
haleluya. Amen. Jean Paul aze ashima Imana bimaze gukorwa aba ari gahunda yo gusezeranya nuko yagenze neza. Tumaze kwishimira uyu mwanya cyane tudatinze kubera ko hakiri ibikorwa byinshi tugiye kwakira amatorero ku mpande zombi kugira ngo bakomeze berekane ibyishimo zabo mu buryo bwo gutandukana. Muri uyu mwanya rero reka twakire itorero ryaje riherekeje ibigi impano zabo ndetse babuze kukumva n'indirimbo baza kuririmba baza kubikora nyine duhanahana umwanya kugira ngo tuze kugera ku byiza. Hariho abigira itorero rya Jesus Security Harvest paruwasi ya Kasarani batambuke hano kugira gushima Imana iminota mikeya mu gikorwa idukoreye uyu munsi. Bakihaye baza kubera umwanya zo kuri dushima Imana kuri uyu munsi kuba itorero ryarashoboye kurera umwana rikagera muri uru rwego tukaba tumuhaye irindi torero. Rero turashima Imana cyane kuzo yadufashijemo dufatikanyije n'umuryango wa mwene data Papa Nicole cyangwa se bagabo z'ukuri turanezerewe kubw'uyu munsi. Rero nasabaga ngo batere intambwe baze tuyibashikirize tutworora iriya nibaze kugira ngo n'ifoto y'urusengero igaragare. Nizera ko n'abamama basigaye nimuze hano nabo mutera intambwe mwiza hano na korali yose ni kore yakoreragamo muze kugira ngo mugaragare. Baza wenda kubona izindi foto nyuma ariko nimutera intambwe mwiza hano. Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cy'Itangiriro umunsi Labani bamubajije amakuru ya Rebeka atasha asubiyeyo ajyanye ageze mu nzira baramubaza ngo suriya ninde, aravuga ngo ni umugaragu wa databuja yitwa Isaka kandi niwe mugabo wawe. Akora akantu keza k'akamenyetso kagaragaraga yuko agiye kwara abana. Rero Nicole twaganira ibintu byinshi kandi wabonye umushumba mwaraganiriye. Uyu munsi rero turakurubuye nk'itorero ariko nukumbura muzaduhamagare kumanaje kudusura muzamugize neza. Uyu ni umuririmbyi w'itorero ryacu kandi umuririmbyi ga noneho akaba umuririmbyi akabaho akariya kantu k'abagorora bihariye urumva ko ari byinshi cyane. Rero by'ukuri reka sabe bigire hano begere Nicole kugira ngo tumuheze iyi mpano. Ni Bibiliya ijambo ry'Imana uzayisome muzayirebe, ibibazo bizaba muzapfukame musenge muzifashishe ijambo ry'Imana murisome ku manywa murisome nijoro. Hasigaye Imana izabakomeze izabaha ibyo byose muzasengera kandi umugisha w'Imana uzabe ku rugo rwanyu. Rero turabifuriza ishani hirwe mu rugo rwanyu kandi mukoresheje kino gitabo ariyo jambo ry'Imana. Imana ibaduhere umugisha. Reka mwegere hano aba babyeyi bakore hano kuri iyi mpano y'itorero. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Dushimiye Imana yuko tugeze kuri uyu munsi w'ibirori by'abana bacu. Turavuze ngo Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana yuko twategereje uyu munsi iminsi myinshi. Muzi kuko ubukwe bugira intambara nyinshi, hari igihe babivuga hakabaho bagenda ijoro ntibayihangane ngo barinde kuri uyu munsi mukuru wabo. Ariko dushimiye Imana yuko abana bacu bihanganye. Nicole akaba atweretse ibirori nk'itorero, akaba atweretse ibirori nk'ababyeyi. Tumuhaye umugisha ngo Imana ishimwe. Ikindi dushimira Imana yuko abana byinshi mwarasenze bikomeye. Mubonye umuririmbyi mu rwego rw'ikorari kandi n'umwana mwiza witonda wubaha kuririmba ko tiko bibabwira mumwiyegereze muvuye inyuma nk'urubyiruko n'itorero. Biratangiye ko kuramya mwese mbese munezero n'uwari wicaye akaruha agahaguruka. Kuri ubwo mushikire tubahaye umuntu mwiza uzi umurimo w'Imana, ntabwo muzawumwigisha ahubwo arawuzi. None natwe nk'itorero twafunze impano ariko twayifungiye mama we wabyaye akarera. Muzi kuko kurera bigoye kandi muri iki gihugu biteye ubwoba. Kuba
muzozibona umwana wawe akwereka ibirori nk'ibi uzubishimira Imana. Hari igihe bitaba bigakunda we uzifujije umubyeyi, ariko kuba Nikore aseretse ababyeyi turavuze ngo Imana yo mu ijuru ishimwe. Ahasigaye mama wiwe atambuke biratumugezeho kado yacu. Buriya namwe mu twasanze aha n'ukuri ko Imana yarabarinze Imana ibasoreje uyu munsi wa none, turavuze ngo Imana ishimwe. Icyo tubifuje hanyuma inshuti za Nikore magara, abarinzi bakorana nawe cyangwa se baririmbana baze kumuhereza iyo mpano nabo nibayimuhereze, hanyuma tuzoze twasaza umwanya wo kurimba kuko bamaze kubivuga abavyeyi. Envelope ni babayiteguye. Sawa, barakoze cyane, reka turirimbe iyo minota mike baduhaye turirimbane nabo. Murakoze.
nayo umukwe cyangwa se mwene data Bienveni nanone yakoreragamo, reka nabo tubahereza umwanya mugufi cyane tuze kubanza. Umukozi wacu muri no minisiteri y'intumwa akorera ahantu henshi, ariko niwe uyoboye iri shami rikorera hano muri iki gihugu cya Nairobi. Twamugeneye impano ya envelope, tunamushimira cyane ubwitonzi yagaragaje n'ubupfura n'ibikorwa by'indashyikirwa yagiye akora muri no muryango w'intumwa. Bienveni, turagushimiye cyane, dushimira Imana yuko ikubakiye byiza, noneho ko tuzatubona naho duhitira tugiye gukora amanama n'ibindi biganiro bijyanye n'umurimo. Turabashimiye rwose hamwe n'umuryango wawe, kandi twishimiye uyu mwanya mwiza. Reka dutange impano tunge magambo rwose. Igire hino nyuma dutange impano. Bari basabye kuko bahaye bagenda, niyo mpamvu twabahaye n'umwanya. Ariko nanone Bienveni afite inshuti nyinshi n'ahantu akora imirimo myinshi, ntabwo twababonera umwanya mwese muri aka kanya, ariko hari undi mwanya uza kuboneka mu yandi masaha. Reka rero twakire itorero rya Holy Pentecostal Church, ariko muri ibi byiciro bikurikira. Reka twakire Sunday School barakoze cyane, bagize neza kandi bacyumva umwanya, babikoze neza muri gahunda. Nanone reka twakire bimeze gutya, akaba yicaje imbaga y'abantu bangana gutya atwereka ibirori, ntagende nijoro kuko benshi babigenza. Turagushimiye kandi tukwifurije umugisha uva ku Mana. Urugo rwawe urugo rwanyu ruzagira umugisha, ruzaba urugo rurimo Imana, ruzatahwe n'Imana, kandi muzagira umugisha w'uburyo bwose. Tubifurije umugisha nk'ababyeyi, turanezerewe kuba dutweretse ibi birori. Imana ishimwe. Ni ukuri tugusabiye umugisha. Turabwira Nicole, uyu ni umukozi w'Imana, kandi nawe ko baravuga kuko uri umukozi w'Imana, uririmbira Imana. Ndatekereza ko Bienveni atazakubuza n'umunsi n'umwe kuja mu murimo w'Imana. Rero nawe tuguhaye ikaze mu bamama ba Horebu. Aba ni ababyeyi bawe. Icyo uzabona kitagenda uzegera ababyeyi, bazakugira inama nk'ababyeyi bawe. Ikindi nongeraho, ndashimira ababyeyi babyaye Bienveni bakamurera, bamutoje inzira y'Imana, bamutoje kumenya Imana. Bienveni aza tunezeza mu rusengero, n'umwana dukunda cyane. Rero ababyeyi babyaye Bienveni bakamurera bakamugeza kuri iyi ntambwe, Imana ibaha umugisha. Ndasaba mama wa Bienveni ko yegera hano kugira ngo tubashe kumuheza impano twamuteguriye. Impano ntabwo tuyiha Bienveni, turagushimiye, ariko impano turayiheza mama wawe wabyaye akarera akageza kuri iyi ntambwe, akaba akugejeje kuri iyi ntambwe yo kubaka urugo, kandi turagushimiye kuko umuhesheje icubahiro. Ababyeyi iyo tubona abana bakoze ibirori n'ibyishimo, ni ukuri ntitwabona uko twabivuga. Wubahishije ababyeyi bawe, wubahishije itorero usengeramo, Imana iguha umugisha. Rero muzane kado bateguriye mama wiwe ko kumushimira, tuyimugezeho. Murakoze. ishami ry'abanyamasengesho nabo abanguke bari kuvuga cyane ku mukozi w'Imana Bienveni, nk'uko abambere babivuze. Uyu ni umugabo w'Imana kandi afite ibikorwa by'indashyikirwa mu itorero, bishobozi n'ahandi hose abarizwa muri za minisiteri. Muzi yuko ari umuntu mwiza kandi akora ibintu neza. Numvise bavuga ngo Nicole ni umuririmbyi, ariko umutware we ni umuhanga mu ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ntarigira mu mutwe, arigira mu mutima, kuko ibyo avuga aranabikora. Dufite byinshi twamuvugaho, ariko reka tuhiniraho, ibindi tuzabikomereza iwacu. Turashima Imana rero kubwo uyu munsi, dushimiye ku ntambwe nziza Imana ibasha kubateresha y'ubutwari. Perezida wahoraga ukora ibintu neza, ariko byari bitaratungana neza cyane, bigiye gukorera mu mwanya uri excellent cyane.
kubera iyi ntambwe nziza. Turashimira Imana rero kubw'uyu mwanya, turashimira Imana yabanye nabo mu rugendo rurerure rw'ubuzima kugeza kuri uyu munsi, bakaba bakoze ibirori byiza. Habe nuko twicaye gusa bishobora kwerekana uyu mugabo icyicaro, iki cyicaro gusa turimo. Twavuga byinshi, reka abafite impano bayizane kugira tubashe kwita. Thank you.